nakuriye mu buzima bw'inkambi ngera ubuzima bw'inkambi barancanga nyine umupeti mutoya ndabyibuka nabaga muri quartier ya 9 ahantu bita mu nkambi y'Igicumbi abahazi murahazi yego mbana na mama wanje gusa abavandimwe banje baragiye gucicuro baragiye kugira iki bahinga mu biturage ahantu hose birangira babonye ko ubuzima nubwo mu nkambi butangiye kuducanga birangira tugiye gutura ahantu bita mu cyaro iyo Gicumbi mu mujyi wa Gicumbi sinzi nimba ahantu bita mu Ruyaga abantu benshi barahazi watuzi batuye mu nkambi nibwo nagezeyo nanjye nyine umupeti kwiga niga binkomereye nkazaje kugeza naho ngeze mu gatandatu ishuri ngiye gukora icya leta ndivamo bitewe n'inzara ndabyibuka icyo gihe nararwaye ariko icya leta gitangira nyine umupeti bitewe n'inzara bro bitewe n'inzara nkazajya nakuze keshi guhura n'umupapa wo hanze y'inkambi keshi na keshi niho najyaga ngamusaba ibishyimbo aramubwira ati wa mwana we ntiwigeze unsaba amafaranga ntiwigeze unsaba ikintu kijyanye n'ibya mirenge everyday uko uje mu iwanjye usaba ibishyimbo nkakubaza se wa mwana we ibyo bishyimbo aramubwira ati njyewe mbana na mama wanjye na karumana kanjye abavandimwe baracyari muri Kongo ariko twabuze ko tubigeze yambi musabye ibishyimbo ntukajye ngo ngiye kubigusha ngo nshaka amafaranga yo kunywa inzoga cyangwa iki ndabijyana mama na murumwa wanjye basa kuko ninjye uhari mu gihe mama icyo gihe yararwaye ndabyibuka atabasha no kuva n'ahari ndavuga ati mana yanjye mfasha basi mama azakire basi mu gihe azakira aho nazaba nashoboye awe azahashobora akaza nazaba nshoboye bazagashobora yego uwo papa niwe wigeze kumfata arambwira ati rero kubw'ibyo mpamvu bimeze gutya ndashaka unjyane iwanyu nibwo nafashe uwo mugabo yanshize mu modoka yiwe yari afite imodoka ibi ngibi by'ibitoyota muri icyo gihe nyine nibwo bwa mbere ngiye no kujya mu modoka nabanje no gutinya no kuyijyamo ndavuga ati se iki kintu kukijyamo mbona kigenda ariko sinzi byigenda amana afite nubwo baragurisha abana ngiye nyigera nyitukigera mu yanjyanye mu nkamba ariko akimara kuva mu rugo ndagenda mwereka papa kwifoto ndavuga ati ni papa ariko naho hari mama nguye haryamye muri umunange nguyanga arabareba nibwo umupapa yabonye mama ukuntu ameze avuga ati amujyana kwa muganga amuvuza yita kuri muntu umunange aravuga ati noneho no mwana canke abavyeyi bafise abana bakiri bato canke abantu baba bakuriye mu buzima bubi ntukihebe yego ejo Imana ntuzi ngo itanga gute abo yageneye se bajya bonyene nawe hari gihe yasanga yarakugeneye umunsi wawe utaragira iki umunsi wawe utaragera ntukihebe inshuti yanje uyu munsi Imana ishobora kukwima ejo ikaguhereza wowe ukomera uyisenge komeza umutima wawe ntukababare ntukagire iki ahubwo ukomeze gutanga ibyishimo mu mutima wawe kugira ngo yes reka nizere ko umeze neza wowe uherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye cyane cyane uherereye mu Rwanda tuguhaye ikaze mwa kino kiganiro wowe uherereye mu gihugu cya Denmark cyangwa uherereye mu Bwongereza cyangwa uherereye muri Belgique muri Australia muri Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye wowe ubasha kumva ururimi rwacu reka tuguhe ikaze mwa kino kiganiro wisanzure mwa kino kiganiro cyacu nkuko bisanzwe muri kumwe na Intwari Didier canke unyite homba kuwahombye yahombye nyina nuko nguko ubundi ndi kumwe n'umujane ngaha cameraman je ntunyiteho cyane kuko abantu banje dusanzwe turi inshuti ubwo witeho no mu mujene nabanze ubundi asuhuze abadukurikiranye umeze neza meze neza cyane kabisa ndashima Imana amakuru yawe amakuru ni meza pe hari abantu wenda batazi ngo uyu munsi turi kumwe nande kwivuga icyo bigutwaye cyane tukuvuge ubundi abantu mwamaze kubingagari turabavuga oya nta kibazo nago ari ibintu bigoye cyane ko wamvuga nanjye nakivuga kandi bajya bavuga ngo navuga undi uwivuga hari kubanzi neza ku bantu badukurikirana amazina yanjye ni Rutwitsi yego cyangwa se yanjye ni Hirwa David Hirwa David ariko kubanzi neza kubazi ku mbuga zanjye bazi Rutwitsi yego so ndakuvuga ngo wewe uri gukurikirana kino kiganiro kora subscribe ubashe kubwira no inshuti zawe zikore subscribe kuri Mugisha TV show mbese bananyarukire ku Ntwari TV nabonye bagira iki bakore subscribe hakiri kare cyane muno mu gihe tugomba gukora isuku tugomba gukoresha gahunda tugomba gukoresha amategeko y'igihugu tukayagiraho nkuko turabene gihugu reka tuguhe ikaze reka tuguhe kwisanga no kwisanzura reka tubanze tuganire n'uno musore ubushize twaraganiriye akwa byo tutaganiriye uyu munsi mbanza kumushimira
kuntu wananyambitse kuntu wanampaye n'impano nziza cyane. uyu munsi ndavuze ngo abakobwa murambona Reka bigomba kugenda. abakobwa mpamvu nagiye kuri kamera uyu munsi naje kwiyereka uwo mukobwa we wahora nkunda utanze uyu munsi banyita beauty boy cyane. Bamwita beauty boy kabisa. beauty boy ubundi nije muhungu abamere benshi abamama baba bifuza ko nababira umukwe niko biba bimeze. David wagize neza wenda kwitabira twebwe no musi twebwe twakwitumiriye dushaka kuganira. David atese no muntu ki David kugira ngo agere ku byagezeho ni muntu ki David mbese ahari kugira naho ashaka kwifuza ashaka kugera he cyane yifuza iki mu buzima bwe. David ubuzima bwe kuva mu bwana David yakuze gute David yagiye gushaka amafaranga gute yaciye mu nzira gute ese yari yabonye mama canyo nayo yabonye iyo nguko nibwo ubuzima dukeneye bwa David. Uyu munsi hari abantu babicaye kuri kamera barimo bararaba ubuzima bw'abantu. Uyu munsi natwe turashaka gutangaza ubuzima bwawe bubera isomo abandi bantu. Yes Sama yakoze nanjye nkuko mubizi ngiye nihirwa nkuko uyu muhungu wanjye Mugisha bivuze hari umuntu aba yaraciye mu buzima bwinshi cyane bugiye butandukanye ariko wamubona anytime ejo watangiye kumubona ukavuga ati se uriya muhungu n'umwana wo mu bakire yavutse waba byaremeye kandi bro kamubwiza ukuri muri uru Rwanda bisaba kurya wakoze bro. Yes utavunitse kabisa uzahora uri hahandi yiti yushakuye bagita kwiyushakuye udakoze icyo kintu bro isirakota men isirakota. Reka mu buzima bwa Mugisha tubutangire ku ntango. Mugisha guhera ku myaka 5 wabayeho gute? Kuva ku myaka 5 reka duhere ku myaka 5 maximum mu myaka 5 wabayeho gute mu buzima bwawe? Ngiye gura nyiri umwana nkuko mubizi nawe bibabwiye ubwashize nakuriye ahantu bita Kempo y'Igicumbi ngera aho njya gutura hanze y'inkambi y'Igicumbi yego bitewe n'ubuzima nari mbayemo nkuko nawe bibabwiye ngiye nawe mfite ababyeyi babiri badahuje igihugu nkuko bimeze. Papa yari umunyarwanda mama ari umukongomani. Muri icyo gihe papa yari umusirikare kwa kundi abasirikare bajya ku mishoni ugasanga ahuriyeyo n'umukobwa gutyo niko yabonye mama ari nako nagiye mvuka birangiye yegukanye umwana w'umukongomani kabisa ari we mama wanjye yego ubwo kumva ni kwa kugira iki birangira mvuyemo ngewe ariko ubuzima bugenda urabizi muri iyi leta kabisa iri umusirikare kenshi na kenshi ubuhora ku kazi na kugira ngo uzabone uko ujya kureba famille yawe bigoye kuko haba hari inshingano nyinshi ziba zihari n'umuntu w'indwanyi y'igihugu. Ngenda bizi nakuriye mu buzima bw'inkambi ngera ubuzima bw'inkambi barancanga nyine umupeti mutoya ndabyibuka nabaga muri quartier ya 9 ahantu bita mu nkambi y'Igicumbi abahazi murahazi yego mbana na mama wanjye gusa abavandimwe banjye baragiye gucicuro baragiye kugira iki bahinga mu biturage ahantu hose birangira babonye ko ubuzima nubwo mu nkambi butangiye kuducanga birangira tugiye gutura ahantu bita mu cyaro iyo Gicumbi mu mujyi wa Gicumbi sinzi nimba ahantu bita mu Ruyaga abantu benshi barahazi watuzi batuye mu nkambi nibwo nagezeyo nanjye nyine umupeti kwiga niga binkomereye nkazaje kugeza naho ngeze mu 6 ishuri ngiye gukora icya leta ndivamo bitewe n'inzara. Ndabyibuka icyo gihe nararwaye ariko icya leta gitangira nyine umupeti bitewe n'inzara bro bitewe n'inzara nkazajya nakuze kenshi na kenshi numva abahungu bita ba kabosi bo mu nkambi sinzi nimba mubazi bari aba fashion nibo bakuze nibo nakuze ndavuga ati abo bahungu nanjye nifuza kuzaba nabo kandi bose twese turi mu nkambi ariko nkakwandi kuvuga ngo ndifuza kuzaba nkabo bamagabo bita bamagaze nyine umupeti mu bantu bambere nafatira nuza ibirori byabo byajyaga kuba byo gufashoninga ibintu bya fashion byo kwerekana imyenda ibiki byose akaba ningiye wa mbere uhagera nkahagera n'amasaha 2 bitaranatangira mari kugira ngo bitewe n'ukuntu ngenda bikundaga navuga ati ibintu ngomba kubireba uko byagenda kose nyemera inzara ikanyica bro navuga ati ninkura ariko nanjye nzaba nk'abari abahungu
icya leta ngeraho kujya kugikora biranga kujya kugikora bitewe n'inzara biranga twaragiye gutura hanze y'inkambi mama n'icyo gihumbi kukibona ari ikibazo abantu bazi batuye Igicumbi murabizi bro ngeraho ubuzima buranga njyahumva mu ishuri nyuma yaho hashize nk'imyaka 2 ndongera ndisubiramo ubwo ni kwa kundi ngenda ndindira mu mashuri ndongera njya gutangira n'ishuri n'ubundi narikundaga ndivuga ati fasha ishuri nkagira ikintu rimarira rikanyungura ubwenge ejo nkazajya gukora biriya bintu bati Jose bakora abandi bose abo n'abahungu bose nzi nakuze ndeba bafatiraho icyitegererezo nanjye nzagira ahangaha yego aba bastari bo hanze bo nubwo nari nabazi sinari nzi ngo wimenyera bajya muturanye muri quartier bajya duturanye nibo nimenyera kuko nibo nubwo nari nabazi ko nazi narubuga na rumwe nari nzi nari ndi umupeti numva ngo bimeze gutyo no gusa abo ngabo nibo bantu ba mbere ngewe nagiraga iki nafatiragaho icyitegererezo yego nibwo ubuzima ngiye nkuriramo gake na gake kugeza aho ngeze aho ngubu ngewe wenda uci mu bwo buzima umubyeyi wawe nawe ntabwo yishoboye nawe ntabwo wishoboye noneho uvuye mu ishuri wari ufise intego nyabaki ujya kuva mu ishuri yewe nijya kuva mu ishuri ntabwo navuye mu ishuri ari byo byishimiye bro yego byatewe n'inzara mu rugo dufite kugeza naho nayingejeje mu myaka 11 mama kambwa ati wajya kwikorera amatafari yo mu baturage mu giturage yo hasi kure yego basi bakaguha nizo truwaso kaza tugahaha imboga tukarya ni umwana mfite imyaka 11 niho natangiye kumenya gukora ikintu bita igiceri cy'ijana yego nkagenda umunsi wose nkacyura ibiceri desa nabwo nkavuga ati amafaranga agomba kudutunga icyo gihe ndabizi desa zana amafaranga menshi nkagenda nkavuga ati nazicyura mama nawe akishima akavuga ati umwana wanjye yatangiye kumenya gushaka amafaranga bigera aho mvuye mu ishuri bitewe no gushaka gukunda amafaranga cyane bitewe nuko nanjye ndi kuvuga ati nshaka igihe n'iki nshaka kuzagera he nshaka kuzajya kuri rwa rwego ariko ngenda inkorera igiceri cy'ijana ejo nanjye ndabyibuka nyikora umunsi nyitahana 500 mama yarametse arambwira ati mwana wanjye komerezaho kumereza niko bige ntago yajyaga mbwira ngo jya mu ishuri ntago nari kujya mu ishuri nzari kutwica nta kintu dufite cyo kurya mu rugo mama wawe nawe ari mu buzima bw'inkambi na wenyine cyane rwose ari mu buzima bw'inkambi abakuru banjye nabo bari bakiri iyo ngiyo muri Kongo twarabataye muri Kongo tutazi nuko bimeze ubwo buzima aho nishaka tubwira ati se nka mu bundi mubayeho mute wirwa dutuka nirwa ahantu hose ngenda nitwe gisibo nirwa ngenda icyo bita gusyaga injyamane sinzi nimba bacyane ibyuma bishaje tukajya guhiga ibyuma bishaje mwatahana amafaranga turuwasa ugiye gusyaga icyo bakigura ngaho iki cyuma icyo gihe icyuma bakigura icyo bakiguraga amafaranga 20 yego wowe ukagenda guhiga ibyuma byawe ugiye gusyaga kugira ngo uze kubona amafaranga yo gushira umubyeyi kugira ngo muze kurara muri iyi cyane kugira ngo tware turi na karumona kanje basike mama anabona n'amashereka yo kugira ikiye kuko cyane kuko mama yaranonsaga yaranonsaga twari dufite akana kangurikira gato niko keshi na keshi niko nahangayikiraga ngavuga ati mama yanagenda akihangana ariko sakana mama arosa akakana nta n'ikintu yashize mu kanwa n'ikintu nabyo byaneye muhate yo kuzajya ngira iki nkajya gusyaga injuma ahantu bita iyo mu mujyi natari nazi kuko twagiye turi mu buhungiro aho ngaho mu nkambi ya Gihemba bahazi nkajya hanze mu giturage nkajya gushaka mu bakire nkajya rimwe nkajyayo nkakubitwa kamwe ngo imbo birajya rimwe nkajyaho ariko nyine bigera naho one day ngeraho nkazajya njya mu bigo nkajya mbabwa ati se mwamaye ibishyimbo mwamaye ibirayi 2 ngenda acira mu mufuka uko mbonye ibiceri ndetse nabyo mbicira mama nakishima buriya mama niwe muntu wa mbere nubaha ni nawe muntu wa mbere mama wo kukurera cyane muri mwugo buzima bubi ntagutenda mama yarafise n'ubushobozi bwo kugenda kwishakira undi mugabo yego anafise ubuzima bwiza akavuga ati bakanamaze tufise abana akavuga ati reka nta bana afise mugaremera arabagwanaho yaremeye mama turwanaho mama ne mbera icyitegerezo kandi mama ndamushima every day buri ko nashyi kigorana ndamuhamagara ngamubaza ati mama umeze neza aho mu buzima bw'inkambi umeze neza n'umuntu yakiri n'ubu ngubu ni yakiri usibye ko ari nige wenda acishamo akazi wanjye uko ngiye wenda mfite icyo nikejejeho bitewe nawe n'uburyo yaniye esprit kaza ngavuga ati mama icara hano ibyo wakoze warabikoze nanjye bungize iki ngeze igihe cyo kukwitura urageze mu bwo buzima rero bwo kuvuga ngo tugiye gusyaga ubuzima untuzenya kugira ngo tubone icyo kurya ubwo buzima urabuvuyemo kuko ntabwo uyu munsi byoroheje kucushe gufata ubuzima kandi waranyuze mu buzima bubi ubwo nibwo buzima warakurimo bwonyene uvuga ngo nibwo bukubabaza cyane hari n'ubundi byakubabaje bituma uno munsi utibagira gukora
bikagutera gukora uyu munsi bro birahari byinshi ari n'igihe njya myibuka amarira akajenga mu maso niyo mpamvu mubona naje nambaye rinete kuko ndabizi ko kabisa iyo mbyibutse nanjye bwanjye ndavuga ngo ubu buzima mana warakoze ko waramfashe kwabura mu buzima muri ubu buzima iyo utazi aho uva ntabwo umenya aho ugana yego iyo utazi aho uva ntabwo umenya aho ugana mu buzima bwanjye mfite ibintu byinshi byambaye ubwanjye ibyo bintu byinshi rero sasa tukiri muri Kongo ndabyibuka akana kankurikiraga njyewe ni nkaho karanyitangiye n'ubu ngubu inkovu ndayifite hano ku bantu bazi ahangaha dore ngibi ni inkovu y'isasu mu buzima bw'ubuhungiro twagiye ducamo yarahunze rifata akana ko mu rugo k'inyuma polisi sana kabisa wenda niyo nigibutse nita nibuka muri umunange uburyo kiyanyitangiye ari kumbwira ati imbere yawe kugeza aho tugeze mu gihugu cy'u Rwanda kabisa kumva uraruhutse nkumva ndaruhutse ariko n'ubundi nyifite nimba kuri muna wanjye yari yamaze kugenda nta nubwo ubu ngubu sinzi nimba ariho cyangwa atanari sinzi nuko byanagenze polisi sana kabisa kuko ntabwo nari guhindukira ngo njye kure inyuma bimeze gute amasasa ari guturika imbere turi kugenda tuyahunga bro kugeza aho ngeze mu gihugu cy'amahoro hano mu Rwanda kugeza naho nigejeje ahangaha nyuma ngibuka aba ari story ndende y'ubuzima bwawe ubundi ubuzima bwawe ari ikibazo kirekire kuko buri muntu wese avuze uno munsi tuvuga ubuzima bwawe uno munsi aha ntituhave bukira neje bugaca neje bukira wenda uno munsi uragiye wenda ibyo by'ubuzima bwawe turabivuye tujye mu iterambere uravuze ati rero uyu munsi ngiye guhiga iterambere ntukimwe bwa buzima bwo gusyaga urahinduye ubundi buzima waragiyemo ubuzima bwawe bwagiye bukura gute ubundi mu buzima bwanjye ukuntu bwagiye bukura nigeze imyaka 15 nibwo nigeze guhura n'umupapa wo hanze y'inkambi keshi na keshi niho najyaga ngamusaba ibishyimbo aramubwira ati wa mwana we ntiwigeze unsaba amafaranga ntiwigeze unsaba ikintu kijyanye n'ibya mirenge every day uko uje mu iwanjye usaba ibishyimbo nko kwazi se wa mwana we ibyo bishyimbo aramubwira ati njyewe bana na mama wanjye na karumana kanjye abavandimwe baracyari muri Kongo ariko twabuze ko tubigenda musabye ibishyimbo ntukajye ngo ngiye kubigurisha ngo nshaka amafaranga yo kunywa inzoga cyangwa iki ndabijyana mama na murumwa wanjye basa kuko ninjye uhari mu gihe mama icyo gihe yari arwaye ndabyibuka atabasha no kuva n'ahari ndavuga ati mana yanjye mfasha basi mama azakire basi mu gihe azakira aho nazaba nashoboye awe azahashobora akaza nazaba nshoboye wazagashobora yego uwo papa niwe wigeze kumfata arambwira ati rero kubw'ibyo mpamvu bimeze gutya ndashaka unjyane iwanyu nibwo nafashe uwo mugabo yanshize mu modoka yiwe yari afite imodoka ibingibi by'ibitoyota muri icyo gihe nyine nibwo bwa mbere ngiye no kujya mu modoka nabanje no gutinya no kuyijyamo ndavuga ati se iki kintu kukijyamo mbona kigenda ariko sinzi byigenda amana afite nubwo baragurisha abana ngiye nyitokigera mu yanjyanye mu nkamba ariko akimara kuva mu rugo ndagenda mwereka papa ku ifoto ndavuga ati niwe papa ariko nawe uhari mama nguyu aharyamye muri umunange nguyu yanga arabareba nibwo uwo papa yabibonye mama ukuntu ameze avuga ati amujyana kwa muganga aramuvuza yita kuri muno munange aravuga ati noneho uno mwana mumumereze abanza asubire mu ishuri ho gato ibindi byose mujye bimubaza ngewe kuko uno mwana ngewe naramukunze aze azajya ataha ariko azajya aza yirirwa iwanjye ajye no ku ishuri ace hano mu rugo ubundi abonere nibwo mama yabyemeye kuko n'ubundi yarabonye ko uwo muntu nyine atari umugabo mubi uwo mugabo ndanamushima umuganga agenda nkirirwana n'abana be nanjye nkareba ati ariko ikintu cyanangaje icyo gihe umunsi ndabyibuka niriwe inkambi yose ndi kwivuga ko nagiye mu modoka nta n'uwapfa no kubyumva ko imodoka nanayigendamo yego kabisa niriwe inkambi yose ndi kuvuga ati nicaye mu modoka nyumvaga nyine ari ubwanjye nuriye nk'indege indege kuko ntabwo ndi kuvuga wenda muri iki gihe indege ndanayurira nkajya kuzana imizigo hanze nkajya kuzana imyenda hanze uko ngeze ahangaha ariko icyo gihe nkikicara mu modoka numvaga ari igitangazo numvaga nyine nageze muri paradizo kwiyicaramo gusa ntabwo kuvuga ngo mbonye ibya mirenge muri karitsiye barakumenya ati uyu munsi muri karitsiye baramenye akavuga ati umwana wo kwa runaka handi basebetse yicaye mu modoka yagiye mu modoka byagenze gute njya kuba mugabo marayi icyumweru cya mbere cya kabiri ngaruka
amazi ataciye yayandi umugabo yaranyogeje nambara imyenda y'abana imyenda bambaraga barumuna abana biwe nanjye niyo nambaraga mwameze nk'abana bavukana cyane rwose umugabo ndamushimiye yambereye imfura kugeza na n'umwe wenda n'ubwo atakiriho ndacyamushima ako harabo yasize harabo yasize ni nabo fatse icyitezo nabo ati papa wanyu yambereye imfura mu buzima nibwo icyo gihe yaje kujya nanjye ubuzima burongera busubira inyuma nongera asubira mu buzima bw'imyambi kuko wamfashaga ni yaragihari wabanje kubaho neza noneho kubaho neza birarangira ukiri kuri musaza kuko ntagufata wongera usubira nundi muri bwa bucakara bw'ubuzima bubi nongera nsubira muri bwa bucakara bubi bwo gusyaga icyo bita gusyaga ariko njye ndavuga ati ahangaha naba nisuzuguye ikintu nsigiye no mu papa ngomba kuzabibyaza umusaruro kuva icyo gihe sinongeye kujya mu buzima bwo gusyaga nagendaga nkajya kwikorera udutete abamama bavuye guhanga bafatwaza udutete ku munsi nakoreraga amafaranga 1000 ku munsi mwikorera agatete ngakavana mu soko ngakageza mu nkambi igiceri cy'ijana nkikorera amakara igiceri cy'ijana nkagenda mama nkamuha 5 ngasigara ndi 5 bigeze aho mugeze ku 10,000 nanjye gucuruza iki ubunyobwa nanjye gucuruza ubunyobwa ndagenda ndakora ubunyobwa ndavuga ati nabwo ibi ntabwo byaba bihagije ku muntu ufite icyo ashaka n'icyo nzi n'ubuzima nabayemo ndagenda mufatira indobo icyo gihe yaguraga amafaranga 600 yego ndabyibuka muri ibyo 10,000 ndagenda ngura indobo ya 600 mfata 3,000 mbiranguza ubunyobwa ibindi 1,000 bisigaye bishora mu magi icyo gihe igi ryaguraga senkani itari ryagera ku ijana ubu ngubu risigaye rigeze no kuri desi ndakora nyimbonye ko bigera nangira kuri akantu bita hari akantu bacururizagamo amabiswi akabogisi ko gushiramo amabiswi kandi wafungaga ugacyura ngera ku mabogisi nkazajya icyo gihe ngeze ku 30,000 mama wawe ari yarakize cyane mama n'ubundi bwa buzima n'ubundi kujya byari ikibazo mama ubwo buzima yarabukirimo ari njye umwita ari njye ubita kunguko nyene ubuzima buguma bubandanya nkuko uravuga ati mama wanje unyiye kuza nkora ubuzima bwo gusyaga ako nyene ukavuga ati ubuzima bwo gusyaga venda bureke mbashe kuraba kuntu nakwiteza imbere byagiye bigenda gute nyene nkuko wonye kugira ngo ubigere kuntuze watubwiye ubundi ni biki jya urongera ijwi nikiri mu buzima bw'ambi urabizi nuko nkuko nangeze kuri ako kabox ku 30,000 yes nagomeje ngenda ngira ngomeza nshaka n'ubundi bari ibyo 30,000 ngakomeza ngenda neranyeranye aho ngeze ku 60,000 ngeze ku 60,000 nibwo nagize ki byaje kugenda gutyo ngera akabazo nerwa n'abantu bari inshuti zanjye ubundi abantu bari inshuti zanjye ni nabo bangambaniye heshi na heshi bitewe n'ukuntu twakuranye mu buzima babona ngenda niteza imbere birangira ngize iki birangira byanze gutyo babaraneze bavuga ngo je n'ubundi ahiga amafaranga yo kugira ngo nzakwiteza imbere ukorera amafaranga makeya muramufisi ukanayabika ukemera ukicwa n'inzara ufise intego runaka ushaka kugeraho intego runaka niyo nari mfite yo kuzajyaho basi nkavuga ati nanjye nzarinde ngera kuri aho ngeze kuri babahungu bagira iki baneraga urumodo bawe baba urumodo banje n'ubundi nagiraga sibwo nari ndi gutaha ikigoroba numva abantu baramfashe nibwo nari burangure mu gitondo cyaho yego mfite 60,000 ari nacyo gishobo mfite imbere n'inyuma wenda nuko nimba ari ibintu biba byashatse ko basimbiza babaraneze barankubita amafaranga barayanyaka nongera nsubira handi n'ubundi hasi n'ubundi ahubwo semana yanjye ni kunguko washatse ko mbaho n'ubuzima ushaka kubaho ngoma kubaho every day every time basi bigenze nte yego nanjye ndagenda nicara njyama mu bitaro mve mu bitaro njya tuba wacugwa depression depression irakurenga cyane no mu gusubira ni mukoroherwa n'ubundi nsubira muri bwa buzima bw'inkambi nose mama wawe naho yarakigwaye cyane mama wawe yari yarafashijwe na wa musaza umwe yitaba Imana yaragutunze mama yari yarakize ariko mu gukira ari kugenda yoroherwa bivanye n'ubuzima bayemo bivanye n'ubundi agahinda kubona papa umugabo we n'abana we ukabona baye mu buzima bubi yego noneho mu kuvuga ati nanjye aho maze gukirira mvuye mu bitaro ndavuga ati se mana yanjye noneho ndatangiye ndongera nsubira mu buzima bw'inkambi njyamamo icyuma ndavuga ati se gute umuntu ungana nanjye nakongera gusubira mu buzima nabayemo hano hantu uri kumva ni gute nakongera gusubiramo buno buzima bibaho
ndavuga ati ibyo bintu ntabwo bishoboka mfata inzira ye yo gusubira ku muhanda gushaka amafaranga n'ubundi n'ubundi ndagenda nkora cyane kugeza naho ngeze aho ubu ngubu ndashima Imana tubanze twimbike ngaho aho neza waruvuze ngo amafaranga yabagiye kuyakwiba bakimara kukwiba amafaranga 60,000 wari ufise umugambi runaka ugomba gushikaho ariko ntawe ushikaho kubera ubujura bagukoreye kandi urabizi ko mama wawe ntari mumubwire ibyakubayeho ntari bo gusapotinga nawe nta mafaranga afise ntari buhamagara papa wawe ntuzaherereye nta mwene wanyu ufite ni wowe nyene ugomba kuvuga ati ndi papa nk'imama ese mwaciye mubaho gute kibanyu ko ubuzima ruvuze ngo bwari bugoranye waciye ubaho gute bamaze kukwiba ubundi bakimara kunyiba urukumva n'ubundi byasubiye rudubinsura mu buzima bwo gushaka iki yo gusiraga injamane icyo gihe nitangiye guza ikiruno n'icyo gihe cyari kigeze kuri 50 gutyo kandi n'ubwa mbere n'ubundi wamenga ikiro cyari kiri kuri 20 cyari kiri muri 20 wowe uja gusyaga ikiro kigeze ku 50 kuko n'ubundi ubwo buzima narabuvuyemo iba ariko iminsi igenda yihirika none ndavuga ati semana yanjye none bigenze sinzi ubundi nahise nkora ikintu bita ikiyede icyo gihe ikiyede bagihembaga amafaranga 700 ku munsi 700 yego 700 ndagenda nkakora nkemera nkabwirwa kwa kundi bavuga ngo umuyede ngaragira ngo tayo 700 ngajya kuri yo 100 ngahe nje nkemera nkabwirwa nkavuga ati uko mfite icyo nshaka ntago ari bwo ubuzima nakomeza kubamo ndakora ndongera ndazamuka no ko yagusevinga nsanga ngejeje gusevinga icyo gihe narasevinze ku rwego ngeza ku 70,000 ndavuga ati n'ubundi akazi nongera nagasubiyemo tayari byabaye nongera mu buzima bw'iki bw'ubuyede uravuga ati jewe ndakora ikiyede inza nyicire mu kiyede mugabo target y'ubuzima bwanje ndayiza aho ngomba kugera n'igenda hasi cyane niyo ngiye numbero nari mfite kuko nari ndi kuvuga ati ngiye nago nakifata ubuzima nakuri ubuzima ndimo ubu ndabuzi kandi nabo nshaka kugeraho nako nshaka kuba nkabo nabo barahari niko nshaka kumera nkabo mwemera nkicwa n'inzara ariko amafaranga nkayacyura nkayahereza mama nkavuga ati mama mbicara no mafaranga kakana gatoya nako konka ubuzima kari kabaye mu bwoko kuko nawe wavuze ati reka twizirike muvyeyi naho wamvyaye reka twizirike twicwa n'inzara mugabo hari ikindi kintu ndimo ndashakisha wa mwana wewe atarafise wenda ubushobozi bw'imbaraga umubiri we utari bwagira imbaraga zo kuba mu buzima bubi we yarabayeho gute umwana uri kumva n'ubundi ni bwa buzima n'ubundi bw'ababyeyi bakunda mama yavugaga ati nubwo yego nameze neza ariko ntabwo umwana wanjye namukura kwibere ndemera mu buzima bwanjye mfite basi mbugabane n'iki n'umwana wanjye mutoya avuga ati n'ubundi mukuru wiwe ahari nawe wenda nubwo ari mu kazi katari keza k'iki nabwo ari kugenda agira ubwo nyine nubwo buzima Imana yari yaratugeneyemo umwana akazajya arwaragurika ariko tumujyana kwa muganga bamwitaho bamuhari imiti bamuhagayo yo mu nkambi baduhereza ibinini bakaduhereza kuko icyo gihe leta pe niyo yari twishingiye mu nkambi nubwo buzima twari tubayemo twebwe mbese twari tubayeho nk'abantu bitaweho n'abandi kuko nta kintu twari dufite hano mu Rwanda habe na kimwe pe twategerezaga amafaranga 1000 bingahe by'ukwezi ariko nabwo n'ubundi bitewe n'abyo nta kintu bibafasha n'ubundi cyari byadufata amafaranga asapoting umuntu hari amafaranga yandi yarasanzwe afite yego ngira Imana noneho muri icyo gihe umwana ntiyakongera kurwara cyane kuko n'ubundi yagendaga nawe akura kugenda akomera agenda akura kugeza naho agejeje umwaka umwe nkavuga ati Mana yanjye basi kugejeje umwana w'umwaka umwe n'ahandi uzahamugeza n'ubundi muri ibyo 70,000 nayo mfite narongeye njya kurangwa icyo gihe naranguye ikintu bita amagi ubunyobwa n'iki n'amabiswi noneho sasa rero ndagenda ahantu hari barriere yo mu nkambi ndagenda amashinga agaseta nabanze kubisaba minema ndavuga ati se nta kuntu basi mwanyemera basi ahanga nkashinga kano kanuza ndi kuvuga ati wenda hatazajya n'ibindi bisambo byongera kugenza nk'uko byagejeje kanyemera baranyemerera ndahashinga kuri barriere abana bavuye ku ishuri ababyeyi bavuye mu nkambi bakavuga ati navuye kubyara bose navuye kubyara akavuga ati kaduce kuri uno mwana tucyurira umwana iki akabiswi ari uko nk'uko ubuzima bugenda bujyamo Imana igenda intera iteka ari nako aho hantu ngenda makorera kugeza naho ngeze ubu ngubu n'ubu ndashima Imana kuko nanjye pe bitewe n'ubuzima nabayemo hari n'igihe njya mbyuka ubwanjye n'amarira agashoka mu maso ubuzima n'ubundi mbese wumve ko nanjye ubwanjye ntacyo mba mfite navuga nyine tu hari igihe nanjye njya mbyibuka ubwanjye bati Mana kuba waranyujije ubuzima bw'Igambi basi abasenzi baravuga ngo n'inyuma ya zeri irakora cyane nibwo nanjye nabyo n'ubu ndacyashima Imana nkavuga ati
mana yanjye warakoze ubuzima nabayemo urabuzi kuntu nihirinze byanga mana yanjye kuba ngejeje kuri uru rwego mana yanjye warakoze ubu ngubu ikintu cyitwa kuvuga ngo ibyo bindi byo kujyamo ubu ni ikintu cya mbere mba nshize imbere ikintu bita gushaka amafaranga uko akunda uko abasore ngo turajya muri vibe ngo ibiki ibyo ngibyo urabikora wageze ku ukuze nk'uko nguko ubuzima urabonye ko utangiye kubona na cya gishoro wari ushaka urakigezeho hari famiye yigeze kugutora mu buzima bubuki mu buzima bwo gusyaga iza kukurera ntiwaza kugira amahirwe yo kubaho kuko uwo muntu yagutoye ngo agiye kukurera nawe yitaba Imana ese ya famiye ubuzima bwa relationship ya mwebwe na ya famiye yari gutunze yarangiriye ngaho umubyeyi amaze gupfa cyane yarakomeje abandanya oya kurangira n'ubundi kuko yari yaransize muri iyo famiye buryo ukuntu umuntu yakwitaho hari ntago ariko atakwitaho hari yego nyine ntabwo nabaye mu buzima ntabwo nongeye kwinjira muri bwa buzima nk'uko meze birumvikana ariko n'ubundi buryo iyo umuntu akwitaho iyo atagihari ubuzima burahinduka yego famiye turacyavugana n'ubu turavugana cyane ariko relationship wenda ntabwo yakomeze nk'uko yakomeje bwa mbere umubyeyi agihari ariko n'ubundi relationship igomeza ivuga mumeze nimba ari ikintu bakeneye kuko nanjye urwego ngezeho ngeze ku rwego rwo kubitura ineza papa wawe yangiriye nubwo bangira nabi ariko ngiye mbitura kubw'ineza papa wawe yagize iki yangiriye ukumva niyo nuza ki ndi kuvuga ngo imeze gutya niyo mpamvu nitaba vuba niyo naba ndi kumwe n'umukiriya avuga ati iyi famiye niyo itumye ngeze ahangaha ngeze ubu ngubu bakeneye iki ni ikihe kintu nimba ari ukutuza nkabimenya nimba ari ikintu bakeneye nkavuga ati fata icyo ushaka banyohereze kode nishyure kuko nanjye ndabizi ubuzima nabayemo none se wenda umutahe uwo mutahe w'ibihumbi 70 wari ufise niho wagiye wenda wahereye ku bintu by'imyenda cyangwa wahereye ku zindi hari izindi business wakoze ntizavamwo ngewe uko byagenze ntabwo ari nahise ninjira mu myenda ntabwo nahise narakomeje ndagenda nakora kugeza aho ngeze ku dukarito ngeze ku bikarito n'ibyo byo kurangira ngenda ndangura amabiswi ku bikarito ngeze ku 200 ngenda nzamuka ngeze ku 400 mpita mvuga ati naho mfite intumbero y'iki kintu n'iki ngiki burya ikintu kijyanye n'imyenda n'amabiswi n'ibintu bitandukanye ku bintu by'inyungu ndagenda muri ibyo 400 nkodesha ahantu icyo gihe inzu yakodesha 1000 ugeze ku 400 ariko uravuga ati n'ubundi jewe ndafise ikintu numva nshaka kuzageraho mu buzima bwanje ese ayo 400 ntabwo wayafashe n'ubundi uvuga ati reka ndatwara muri famiye yanjye cyangwa warakomeje urizirika famiye ikomeza kubaho nabi kubera wari ufite indi ntego oya nkuko nageze kuri 400 ntabwo natumaga famiye n'ubundi ikomeza ku buzima bwabo bundi twakomejeho kuko ibyo 400 icyo muri icyo gihe byari byinshi pe avuga ati basi kamfate 5 nohereze n'umucecuru agenda haha iki basi no mu rugo wagenda namufashaga buke uko ntabwo navuga ngo 400 ndabyikubiye nyine kandi mbere nta nibyo nari mfite yego bigira aho ngaho sinzi nimba muzi imyenda yita caguwa kuko nibwo bushobozi bw'imyenda nari mfite ndagenda ninjira muri caguwa ndangura twende nkazajya nzunguza ku mihanda agenda nzunguza ku mihanda ntabwo ari bwayice icyo gihe ntabwo bari bwayice neza icyo gihe ntabwo bari bwayice neza icyo gihe bajya kuyica ndabyibuka twayiryarira icyo gihe ndabyibuka nayo imaze kugira ndi kuvuga ati basi mana yanjye urakoze kuba ungejeje kuri uru rwego ayo 400 ndagenda ndayazunguza muri iyo caguwa nkikora ku mihanda icyo gihe tugera igihe tuzajya twirukanwa na polisi byo kuzunguza ku mihanda bitemera ko caguwa yemewe ariko mu mashofu ndavuga ati se mana yanjye kucyungiye utanera iteka nkagenda ngafata nk'agaseta aho ngaho niyo kaba kari 1015 nanjye ngire shop nk'abandi bagabo nanjye basi mugati aka gashopu basi nanjye ari komera ukuntu Imana igenda ikura umuntu mukure none sasa rero bimaze kugenda gutyo ndagenda ninja muri ubwo buzima ndazunguza ako kazu nkawe nkagenda ngatereramo ubwo ubucaguwa ntaho muhurira nayo nahantu nyihurira naho nkagenda nkajya mu masubira mwami nkavuga ati ese murabizi ko ari afunguye uducaguwa basi muzajye muze kundebera uducaguwa tw'abana yego nkagenda nca muri buryango mu nkambi hose nkazenguruka kugeza naho caguwa batangiye kwica kugenda ndabyibuka ngeze ku 600
cyangwa batangiye kwica aravuga ati none ndasubiye gusyaga mana yanjye mfasha ubu buzima basi ugira ikintu ugira iki umpindurire kabisa umpindurire ko wabikoze mbere bari kubikora n'ubu ngubu nibwo nahuye n'umuntu acuruzaga imyenda ya magaze utuntu tw'utumagaze tw'udutisheti udukabuta tw'utumagaze tw'abana ndamwegera ndamwatse se papa ibi bintu babikora gute izi magaze bazikora gute ko nshaka kuva muri ubuzima bwa caguwa ko nabatangiye kuzica nakinjira mu gakino gute akambwira ati rero umunsi ufite umwanya uzashaka itike uze mujyane ubanze umenye umujyi ubanze ubona aho ugomba kuraba ko ntabwo wafata ayo mafaranga uhita uyirangura ibyo bintu byo ntabwo bishoboka kuko ntabwo bivuka ngo ihita imera kugira iki kugendera mu kirere ndavuga ati se basi uzajya kurangura rya basi nzemere nzashaka itike basi tuzajyana icyo gihe ndabyibuka byari ku cyumweru mubwira aravuga ati ejo kuwa mbere saa 11 duhurire aho imodoka twazitegeraga bahitaga ku ruyaga asanga nahateye iperu bwa mbere nanjye umuntu wahageze ndahicara aravuga ati jewe ubu ngubu nkeneye iterambere niyo yambwira amasaha saa 11 sindanajya mesi naryama cyane ndavuga ati yahansanze ndi mu wa mbere amwe ati cyo koza bamuhungu ufite icyo ushaka kugiraho uzatera imbere icyo ushaka kugera nawe Imana izagufashe kandi ugira iki ukigera ndavuga ati merci murakoze noneho tugeze i Kigali ndeba Kigali nabo bwa mbere ngeze i Kigali n'abatemana yanjye noneho icyo gihe yafite agatelefone kanuza navuga ati fotora muri Gatosha icyo gihe bafotoraga muri Gatosha umwana wo mu nkambi igeze i Kigali ngeze i Kigali nawe ati mana yanjye fotora muri Gatushe uri kumva and then noneho nanjye nzasubire mu nkambi mbereka ngo ati nanjye narengeze mu mujyi wa Kigali ngeze mu mujyi wa Kigali umunsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane ndashaka iki mfite 600 ngiye kuranguza 300 manze ndemagaze ibimeze gutya banza kuzivanga na caguwa bona magaze ni imyenda ugenda kabisa navuga ati magaze ariko icyari byo byose hano bakunda magaze caguwa ngenda ndicika kugeza nanjye ubwanjye ubwo nacitse kuri caguwa sinkuzi sinongeye gusubira mu buzima bwa caguwa ibyo 600 sinzi n'ukuntu byaje kwinjira byinjira muri iki byinjira muri magaze nyimara kwinjira muri magaze none ubuzima ngenda bati mana njye ubwo nyinjize muri magaze neza ukoze kuba ngejejemo nkamenya ikibuga ndagenda ndazunguza mba ninjiye muri miliyoni abatse kuzi ko magaze ari umwenda magaze uzika ari umwenda nimba magaze nararanguraga inote t-shirt nararanguraga inote y'ibihumbi 8 nkabona umukirajaja mu 12 abatese ino nyungu koko kumbe nuko bigenda nuko nguko usanga muntu yarakize utazi ukuntu yakize wow ndagenda ndakora sinzi ukuntu nagize ati ndavuga ati ako gute ubundi ngenda takigera ku babosi banyira ibintu nanjye tukavugana bakazajya bampa imari basi bakanankupa bamaze no kunyizera acyakwera mu cyaro mu nkambi cyane ndagenda mvugisha iki mvugisha ndavuga ati sawa muje n'ababosi agenda mpuza nabo ndavuga ati mukumuza nabo nanjye ndagenda negeye mu boss ndavuga ati boss mfite agashopa hano ngaha kandi nanjye ndi umuntu ushaka kwiteza imbere ushaka kugira iki mfite ubungu nageze ku gishoro cy'ibihumbi miliyoni n'ibihumbi 200 uvuye ku 600 tugeze ku miliyoni 200 icyo gihe nyivugana n'umubosi nayo ngeze kuri miliyoni n'ibihumbi 200 ndavuga ati se basi nta kuntu basi nazajya nza ngaranguza nka miliyoni imwe aha ngaha basi ukananyindika wenda nk'ibyumbi 400 basi ukazanganagwa n'ingwate ukareba n'ahantu nkora basi ukatazavuga ngo ndi ngegera cyangwa ndi mayibo ukanaho ndavuga ati ngende umwana wakuriye mu buzima bw'inkambi kabisa nta gipapuro cy'ubutaka mfite hano mu Rwanda navuga ngo naguhereza ngo nyisige nk'ingwate ase basi nabikora iki kugira ngo basi nanjye unyizere ndavuga ati rero wa mwana we twenda bibuza ubuzima bw'inkambi bajya bambwira ati meze gutya na gutya ese ushaka mufashe ndavuga ati njyewe pe ikintu nshaka ko wamfasha basi muri iki gishoro mfite basi ndashaka basi uzajya unyindikamo nka bimwe basi nzajye nk'uwo munsi wo kukwishyuriraho ahubwo tukambwiza ukuri rero kugira ngo nanjye ubone ko nanjye n'undi umwana ukunda kwiteza imbere ugiye kuzana iyo miliyoni iranguzeho ndagukopa ibindi bintu bya miliyoni numva ari ibintu bitabaho numva ari ibintu bitabaho rwose numva umubose kabisa ambere nka papa ndavuga ati se uburyo kimushima nanjye ubwanjye amarenga mu maso ushaka kumushima ataranagufasha akibimbwira gusa ibyo byonyine atari yajya tutari twajya no mu detail Devo ubuzima waranyuzemo ni bwinshi cyane kandi ndabona ko amasaha ari kagenda dufatira cyane yego
reka uyu munsi inkuru yawe y'ubuzima bwawe tuwe tuyigarukirije ngahanye sindaguciriyemo n'abantu badukurikiranye ndabasabye imbabazi kubw'impamvu nawe akenewe ntitwakoma nk'ubu ngubu kuko hari abakiriya bimaze kwirengagiza benshi turi muri ntuza turi mu kazi kawe reka tubanze duhagarikiye inkuru y'ubuzima bwawe ngaha ahubwo ubutanzaza kukureba dukurikirana inkuru y'ubuzima bwawe wese wagiye kuva mu cyaro gute ugera mu mujyi wa Kigali gute ese mu mujyi wa Kigali hoho byarakoroheye hoho ubuzima bwoko bwagenze gute wagiye gutera imbere kuvuga ati ndavuye mu makaritiye nje muri mu isoko nkuru y'igihugu kugira ku rwego rw'isoko nkuru y'igihugu ni izindi detaye ni n'urundi rwego bugezeho hoho byagenze gute reka nizere ko wenda ujye ugende gufasha abakiriya kuko n'ubundi ibyo uje kuvuga n'abakiriya bahakugejeje ntabwo ari buhigejeje cyane rwose kabisa abakiriya nibo bantu banje wagikoze kubana natwe wagize neza kumva ubutumire bwacu wagize neza kuduha inkuru yawe y'ubuzima wagize neza mbese gufata umwanya wawe ukicara kuri kamera zacu reka nizere ko urubyiruko barudukurikiranye canke abavyeyi bafise abana bakiri bato canke abantu baba bakuriye mu buzima bubi ntukihebe yego ejo Imana ntuzi ngo itanga gute abo yageneye se bajya bonyene nawe hari gihe yasanga yarakugeneye umunsi wawe utaragira iki umunsi wawe utaragera ntukihebe inshuti yanje uyu munsi Imana ishobora kukwima ejo ikaguhereza wewe ukomera uyisenge komeza umutima wawe ntukababare ntukagire iki ahubwo ukomeze gutanga ibyinshi mu mutima wawe kugira ngo utegure ejo hawe heza reka nizere ko twabanye neza sezera abandi bantu sa namwe bantu banje bankurikiye namwe ndabashima cyane kandi nimwe mutumye ngeze aha ngaha ngeze kuba mfite ino myenda no kuba mfite ino shop nimwe mbikesha kabisa ku muntu wese wagira ikibazo ku kintu kijyanye n'ikintu kijyanye n'imyenda kabisa nimero yanjye ibihari ya WhatsApp nimero ya call ibihari nimumbwira nidusunuza ndanayibahereza kugira ngo basi mutazanavuga ngo nabimye nimero basi mbabwire uko nimero yo baraza kwisanga hepfo y'ikiganiro taza kuyipininga maraza kuyibona hepfo y'ikiganiro reka nibaze ko wadukurikiranye wagize amahirwe wagize hahanironka wagize ibyishimo mu mutima wawe nyabuneka ntukihebe ngo uri impunzi ntukihebe ngo uri mu gihugu nta kintu ufise ntukihebe ngo nta butaka ufise ntukihebe ngo uno munsi ngo uri kurasohorwa mu nzu humura ejo ni heza kuri wewe ubwo ikiganiro nakagaruka ciao